baratandukanye. Mu diaspora kazi yaragize gutya yinjira mu rugo rwa Nawe ararutandukanya. None se mi imodoka yayikuye cyetse nimba yagurishije akazi ubu afite imodoka n'inzu afite na cano none se ari kwikorera none se nawe muri yo Kiramana agafunga icyaborotse banki kikaboroka imitungo cyana muborokera muri gereza kuko nimba ufite miliyoni zawe ukaba utaryamo ihene ukaba ufite imitungo ukaba utayigurisha nturi kugaragaza ko watse keredi kandi ntekereza ko keredi ntago yaboroka amafaranga ari muri banki ahubwo yayikwiyishyura. Ikindi nge mbona Gasuku agira ubumuntu ndi bukubwire n'ubuhe ubumuntu kandi kuba atagira ntago abika ubugome muri we mbona atabika kandi yarambuye yambuye iminyawe n'imugara yamusereza kuri zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tugiye kuba twakora ikiganiro na Pasteur Justin yambaye neza Revera Pasteur twanye natazi bura amapeti y'aba Pasteur nagoma nzi rega n'ubundi wese umuntu wese amenya icyo abamo icyo utabamo ntago wakimenya nagomba mu ba Pasteur ubamo wamenya ayo magaradu ko n'icyo abashinzwe. Justin umeze gute se? Ndashima Imana. Uyu munsi turongeye tujya gukora ikiganiro kiri bunsabe kugushyira mu isi yacu n'ibibazo biba bihari bigiye bitandukanye aho turi buze kuba twagaruka ku kibazo cy'umugabo bita Kiramana iminsi yashize yigeze guhihiswa ko ashobora kuba yakennye bikaba biri gufatwa nk'ibiwa mwihangane muvuge gahoro kugira ngo tugende neza. Mu minsi yashize abantu bavuga ko ubukene bumereye nabi abantu baza babifata nk'ibihuha bavuga ati n'ubuharabitsi ariko nimwaje kwifatira umwanzuro abitangariza abantu ko afite ubukene bukabije. Turaza kugaruka ko bita Jay Squeezer wa mipango umwami w'abagore uri gukora ibiganiro nakita iyicarubozo kuri jihadi aho yatangiye ngo umutinganyi jihadi episode 1 agenda azana ibintu bitandukanye by'ibimenyetso bimuta hasi. Yego banza Gasuku n'abanywa itabi ushaka kunywa itabi kuko buriya kugira ngo umenye ko jihad ari umutinganyi uba watinganye nawe buri umutinganya amenya undi ngiye gusesengura ibintu byanjye rero umutinganya amenya undi buri umuntu navuga ngo Justin ni umunyamagambo uwo muntu nawe ari umunyamagambo kubera yuko nese ibiganiro nkurusha kuvuga ngo nta matiku utari umunyamatiku biba bisaba ngo ubanze ube umunyamatiku. Ntekereza ko Gasuku muri uku kwezi yakagombye kwitekerezaho kurenza ibindi bintu kuko niwe uba warasembuye jihad urumva nubwo ngemba ndi muri industry ya gospel ariko na sekera burya mbamo mbareba nkabareba abantu bose usanga Gasuku nawe rero ibintu abakora ntago aba ari ibintu byiza by'ukuri gufata umuntu nka jihad ukamugabaho ibitero kandi ntekereza ko kuba ubwabyo jihad aramutse ari umutinganyi ntacyo bibangamiyeho Gasuku. Jihad abaye afite abatinga cyetse nimba yarasabye Gasuku ko amutinga noneho Gasuku akamwima nibwo yaza wenda avuga ngo jihad ni umutinganyi. Mana umuntu bajye bamurekera ubuzima bwe ababayemo kuko buriya igihe cyose umuntu yatoranyije ikintu kugikora ukaba yacyemeye uretse ko nta nubwo ndabona jihad ngiye yemera ko ari umutinganyi mu ruhame icyo nabonye yemera ariko uwo bita Semuhungu yaragize ati jihad twayigiye mani ba Semuhungu nimukabishinge baba babeshya baba bari ahantu bari aho ngaho babeshya abantu ngo nabatinganye urakoze bamwita cyabakobwa muri karitsiye none se isura ye uko areba nuko ateye nubundi ubona ari cyabakobwa nko kubona Justin yambaye igitenge kibaza ko nashaka kuba ari umutinganyi ngiye igitenge mba nambaye n'icyo umugore wanjye kandi mani ndabyaye bari abatipe nta n'abana baba bafite ngiye ndabyaye ngiye no gushyingira ngiye ndi umusaza ndi umusaza bigiye gutuma mwamukinira kano kantu mbwire icyo kubyumva wowe
kare kure ntago ndi kukumva akakumvira uyu Jihad yaravuga ati afite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa n'uburenganzira bwe sinabonye hari umuhanzi uriya mutipe wagiye gukora anniversaire imbwa ninde wagiye gukora anniversaire imbwa w'umugore kandi umunyarwanda Keti Bashabe n'umunyarwanda hari n'umunyarwanda none se ko yatangaje anniversaire y'imbwa ye agafata n'imbwa akajya yisoma akayandikaho amagambo akomeye urumva atari uburenganzira bwe abantu nibabarekera uburenganzira bwabo mbwire Gasuku ntago intwaro yo gukubitisha Jihad ariyo kumwita umutinganyi niyo yazana abo yatinze ahubwo bo birinde mu magambo bari gukoresha ubona ari kuganisha ku moko nibitaba ibyo ngibyo umwe ari busemera undi bose bafungwe kuko ntago ribu iri bukomeza ibirebe mu maspace bari gukora bibuke ko harimo abantu bari kuza bagatukana ku babyeyi bagatukana ku bitsina byabo ahubwo ntago nibaza impamvu bataraganirizwa nabo sinzi ubushongore n'ubukaka nka Gasuku afite igihe yahereye atukana sinzi ubushongore n'ubukaka Jihad nawe mu mujinya waratukana kuko iyo bamusembuye nawe azatukana ariko reka mbwira aba bagabo bombi ntago bakagombye gushwanashwana cyane nka Gasuku yagiye atuka abantu benshi nka baburi kantu na baburi nguni uribuka story zabo agera habahirikira mu gukora ibyaha ku babyeyi babo ntago ibyo ngibyo kuba hari izina ufite hano kuri social media ntago ntekereza ko byagahesheje Gasuku kuvuga ibintu ashatse ariko reka mbanze mwibarize wenda kuri bano bagabo ubundi ubusanzwe umutinganyi ntabwo nayo mwise umutinganyi ubusanzwe Jihad wo mufata Jihad bita umutinganyi njyewe Jihad mufata nk'umuntu ukora ibintu bye uko yabitekereje kandi Jihad mufata nk'umuntu ngiye ukunda akazi mbona akunda akazi mbona ibintu arimo aba bifitemo imbaraga atajetajeta yaba ari kuri social media ahandi mu wundi buzima nge ntago Jihad muzi ariko ngewe Jihad mufata nk'umuntu ukora ibintu bye hanyuma kuba hari igihe ubwambure bwe bwigeze bujya hanze ni ubwa benshi buri hanze kandi nta kundi yari kubikavaringa ikindi nanone ubu umuntu wese ureba nka kuri Semuhungu yemera ko ari umutinganyi none se nta zindi nshuti za Semuhungu zitari abatinganyi kandi bagendana zirahari none se ubwo kuba bagendana nabo babaye abatinganyi nuko rero ni nkuko Jihad nawe nimba hari ibimenyetso byagiye bimufata ni uburenganzira bwe ariko ntibivuze ngo kandi ntekereza ko umuntu ashobora kuba uyu munsi yumvamo iryo jambo ubutinganyi ejo bigahinduka mu bwonko bwe nta nubwo kandi ndi kuvugira Jihad ahubwo nuko iyo turufu Gasuku maze igihe mbona akora ibiganiro amushyira imbere ye amutereka kuri puberi agira gute mani ntago biba bikwiye ahubwo witwa Gasuku ari gukora iyicarubozo Jihad kandi Jihad mbona ajya atomboka ariko bavuga ko aya magambo iyo Jihad amagambo avuga ngo amenshi abakubiyemo ibintu byo kwanginganisha abantu abandi ibintu byabo niyo vuze umukobwa ati ngo ni DJ Mifupa ndetse akagenda avuga ngo uwo bita ngo DJ Mifupa ngo yasambanye ngo na Muyoboke bita Papa Bebe ahubwo abivuze ati abivuze habaye iki ntekereza ko Jihad rangaje yizamuka uwo muntu hari uko yamuvuze ikindi kandi si wababwiye ngo ayo makuru yabamenyekana ubwo abari bunyumve bari bavuga uti Jisite yagiye ku ruhande rwa Jihad sibyo njyewe ikintu mbona ubushongore n'ubukaka Gasuku afite umuntu wurira indege uko ashaka akagaruka uko ashaka umuntu ufite ibintu yiza akora urumva ntabwo yakagombye kwicara ngo ahangane na Jihad w'akazi ke ari muri media gusa ariko Gasuku afite ibindi bintu akora njya numva ngo ni umwagoronome ntago yakagombye kwicara we ngo asohora ariya magambo nta muntu wa mbere wigeze utukana agakoresha andi magambo kurusha Gasuku Gasuku muri uru Rwanda niwe wa mbere
watukanye n'ibiganiro bikaba bikiriho ariko nyamaze tubona inzego zicecekera nawe agira ngo abifitemo abikora freedom kugutuka ko waca makiya so wagira gute yumva ko ntacyo bitwaye noneho uyu munsi wa none rero ntago yakagombye kumva ko jihad ari ikibazo ku buzima bwe noneho ikintu kibabaze hano muri showbiz hajemo fanatism itareba mu kukuri ahubwo kuko Gasuka ziranye na runaka na runaka na runaka na runaka Jihad aziranye na runaka na runaka na runaka noneho ibyo ngibyo bigakomatanyiriza iyo bari gukora ya space yabo maze igihe nyumva abarimo amarangamutima TSSM ntaga abantu b'abagabo njya numva nka Godfather hari space akora nkahita musuzugura nubwo ntamuzi ngewe nkahita numva nta nicyo amaze uko gutera iseseme goya nka Godfather ari ama space abayoboye yayayobora nkumva na wayikiri hasi ariko n'umuntu najyaga numva nkumva biri hejuru ni gute ushobora guhuza abantu kuri space ukumva barimo baratukana kuri banyine ubizi ko ibyo bintu basigaye babyaporodinga ku ma YouTube uri kumva icyo kintu nese ubwo Godfather we urumva ikiye idatangiye kuba cheap cyane imitekerereze itangiye kuba cheap ntago ari umuntu wagakwiye kongera gukoresha ama space nimba guhagarika Gasuku yarangiza kanahagarika Jihad byaramunaniye nimba na leta yarabananiye gukora aya ma space nibareke noneho bagira ibyo byose babyigisha urubyiruko turebe twumva ibyo urubyiruko ruri bukuremo ejo umwana natuka mama we natangiye kubona abakazana bahondagura ba nyirabukwe ni ukuvuga ngo rero abantu batangire babirebe neza kandi babirebe mu buryo buri nyabo ntago ntekereza abagabo umugabo nka Gasuku ungana kuri urya ibiryo bingana kuri mbona mu biganiro bari kwicangamo akantu cyetse nimba ariko kaba kamutobye mu bwonko kuko hari abantu no mu kirokore azakitera ukagira ngo ni nka jimarite harimo inyanga urumva cyetse nimba ari ibintu Gasukanywa hari ibindi bintu aba yateyemo ntago yakagombye guhangana muri buriya buryo ari umuntu w'umupapa kandi twese tubona yakagirira n'igihugu umumaro ariko uburyo cyari kubikora ntago nge mbihesha agaciro uyu munsi rero nk'ama space ari marabo nko muri iki kuva uyu munsi si ku cyumweru kuva ku wa mbere ama space ari mabo amaziki wambwiye uko ufata Jihad rero ngiye mufata nk'umuntu ukora ibintu bye ariko wamutokoza nawe agahita gutokoza ushobora kumunagama agasenyi kamwe agahita kunagamo imisenyi nawe Gasuku we umufata gute Gasuku rero Gasuku umufata nk'umuntu buzi uko umusobanura ariko Gasuku umufata kamvuga uko mufata biri ukuri kwa nyako Gasuku umufata nk'umuntu nawe ufite ihungabana ariko ntazi iyo riva kandi nkamufata nk'umuntu utera burage ariko ya burage ishobora kubabaza umuntu ikamubera nk'inkota urumva kandi imeze nk'aho ari burage ikindi njye mbona Gasuku agira ubumuntu ndibukubwire ni ubuhe ubumuntu buhe kandi kuba atagira ntago abika ubugome muri we mbona atabika kandi yarambuye yambuye iminyawe n'imugara yamusereza kuri space aho ndi buhagere yego nyine Gasuku umufata nk'umuntu ukora ibintu bye nawe ariko cyane akunda abantu njye mbona akunda abantu ikindi ukuyeho ya magambo yavuga yaba atuka ibigarasha cyangwa iki oya ibyo ntago byo ngiye gushingiraho mbona ari nk'umuntu wakunda igihugu kandi mbona ari umuntu ukunda abantu kuko mbona atakomeza ibintu mbona ntacyo atwaye ariko noneho burage ye kuko ashobora kuyigukubita akaguta mu ntambwe 18 utari bubashe kwikuramo kandi we yabyitaga nka burage cyangwa reka nze musatuza aka kantu
ariko aba arakwangije niko mbona Gasuka. Ariko hirya aho mbona ari umuntu wakunda abantu, mbona ari umuntu wabana n'abantu, kandi mbona ari umuntu wazamura abantu batarazamuka, nyine ufite urukundo rwo kuba yatuma ari aho umuntu ashatse kuhagera yahagera. Nyine ashobora kugufasha ukagira aho ugera, nubwo ntarabona umuntu yafashije, ariko mba mbona ashobora kugufasha yabishatse, mba mbona yagufasha. Kandi ikindi mba mbona ari nk'umuntu uramutse umubwiye ikibazo kiri seri, mba mbona yagufasha muri icyo kibazo. Rero bitandukanye n'iryo deni rya Eminyawe. Eminyawe kuba Gasuku yamukorera no kumwishyura ni ibintu bibiri bitandukanye. Ati uriya mugabo Eminyawe ngo yagize gutya ngo ashaka mushiki wa Gasuku, no mushiki wa Gasuku ngo barabana, arangije ngo bamaze kubana ngo aramuta, ngo amutana n'umwana. Ayo makuru ayumvishe? Nayumvishe, ariko iyo ngeze ku ngo kuko nanjye ndufite, mvugaho komenti ngeya, ngeraho komenti ngeya, kuko buri kintu gituma umuntu n'undi batandukana kiba gihari, kandi biba akantu gato. Buri ngo nyinshi zisenye, nta nubwo aba ari ikintu kiremereye cyo kuba batakubaka, ariko kubera yuko biba byabaye ngombwa. Kandi se none se mushiki wa Gasuku gusenya ni igitangaza? Ntabwo ari igitangaza. Ese ubu nta bashiki b'abandi nabo bashenye? Ese nimba ari ibyo Minyawe atemeranyaga n'umugore bagumye babana, uyu munsi bashobora kuba bamaze amezi 6 cyangwa 9 batabana, ariko mu wundi mwaka bakaba bivuguruye bagakora n'ubukwe. Kandi ntago abagore bose babyariye abagabo babashyize mu ngo. Rero ni ukuvuga ngo nimba icyari cyarabahuje, wasanga icyari gikenewe ari uwo mwana, ugasanga umugore wa Ema akwiye gushaka undi mugabo, na Ema agashaka undi mugore. Ibi rero kandi kuri iki gihe n'ingo zisigaye zisenyuka ari puranka. Ari puranka? Ese ntiwumvishe ko Eminyawe yaguze imodoka n'inzu? Ayo mafaranga se yakuyahembwe kuyihecana? Wasanga hari umudiaspora kazi uri kumwagaza se? None se bivuye mu kuba baratandukanye. Umudiaspora kazi yarageze gutya yinjira mu rugo rwa Eminyawe ararutandukanya. None se imodoka yayikuye, cyetse nimba yagurishije akazi, ubu afite imodoka n'inzu, afite na cano none se ari kwikorera, none se yabikuye rukanye. Umudiaspora kazi yarageze gutya yinjira mu rugo rwa Eminyawe ararutandukanya. None se imodoka yayikuye, cyetse nimba yagurishije akazi, ubu afite imodoka n'inzu, afite na cano none se ari kwikorera, none se yabikuye. Namumvishe hari n'amakuru n'ubesha bavuga ko afite na boutique. None se nyine yabikuye ko aricyo ndi kukubaza. Nukuvuga ngo iryo tandukana ryayo mezi wasanga ari umudiaspora urimo uramucangamo, twe twaturaho dukanuye amaso. Birakwiye ko umuntu w'umugabo yafite urugo rwe bitewe n'ubundi bushobozi bw'undi mugore ushaka kubatandukanya. Impamvu nta gusubiza icyo kibazo mbajije ni uko nanjye ntazi nimba umudiaspora yantunze natsinda. Nabikubwira yampaye noneho nkabitsinda nakagushakira inzu. Rero icyo kibazo mbajije ubu uyu munsi wa none ko umudiaspora yantunga nk'eshanu, afite n'ibihumbi 100, biragoye ko narangiza nkubika umutwe, ejo akambwira utakira akamodoka mbona udakwiye kugenda n'amaguru. Ndakurahiye naba nkibuka Jani wanjye, namubwira uti sha ikomereze, ndakurahiye. Noneho reka tuhite twinjira kuri iyi nkuru. Ni ejo mu masaha mu gitondo ya nijoro, uwo bita Kiraman yaje kuba, reka ndebe isaha yabishyiriyeho kwanza, ndebe nimenye isaha yabishyiriyeho kuri stati yiwe. Ejo saha z'isa 4 n'igice za nijoro, uwo bita Kiraman yaje gutya apostinga kuri WhatsApp yiwe ati niba hari ikintu cya mbere kibabaza ni ugukena ukize. Kiraman rero Kiraman ikintu cya mbere namuvugaho, filime zo mu Rwanda abakinnyi bazikina bose barakennye, kugira ngo bajye gukuramo umutahe wabagirira umumaro, ahubwo babiha abo bakinisha.
kuko usanga kuri iki gihe amafilime menshi yegamiye ku muntu. Nk'ubu hari filime nzi yaciye ibintu mu Rwanda ituma abagore n'abakozi bo mu rugo bashiriza ibiryo, ariko iyo bagiye kwambara bambarira muri tuwarete. kubera ko nta location bafite, nta hantu habugenewe bashobora gutangira gutegura ibyo bintu. Barangije agaseni ka mbere bagiye kwambara muri tuwarete, aho ngo hazavamo n'ubusambanyi. Ariko iyo bapuritse ibintu byabo twe tubona birebwa, ariko abantu barakene. Ubusambanyi muri timu ya Kiramani se bwageramo? Ntago ari cyo mvuze, ariko nako ndaje nze kugakomozaho. Uyu munsi wa none rero kuba uyu Kiramani, uribuka hari umuntu wanahunze aragenda wamujyamo agiye gufata amafaranga muri banki miliyoni zirenze 30 na zingahe, ayashira muri filime. Wamujyama yitwa Ndemana yanjye ndamwibagiwe we, umweke uyu Kiramani. Uribuka hari umuntu wanahunze aragenda wamujyamo agiye gufata amafaranga muri banki miliyoni zirenze 30 na zingahe, ayashira muri filime. Wamujyama yitwa Ndemana yanjye ndamwibagiwe we, umwekinaga na ba Seburikoko. Ndamuzi. Uramwita w'amaso manini. Bamwita Samusuri. Yego. Aragenda ajya kurorongotana agera hatabaza n'umugore wa Safi. Yego. Aragenda ajya kurorongotana abahunze banke n'igifu. Asaba abagira neza nimba baramwishyuriye, simbisi zinakomeje gukurikirana ibyo bintu. Bigaragare ko Abanyarwanda bari mu gihugu bakeneye filime nziza, ariko ntibakeneye gusapotinga amafilime. Urumva? Ntago uzarebe n'amawada atanga nibo baba bikozemo. Urumva? Ntago tuzi impamvu ibigo bikomeye bidashora mu mafilime. Nuko ayo mafilime yegamiye ku muntu. Ugasanga nka Kiramani timu yose, ugasanga nka Kiramani nibyo ahembwe miliyoni 5 kuri cano, ariko miliyoni 5 ahembyemo miliyoni 4, kandi nawe akeneye kwishyura inzu, akeneye no gushora kuri teri, akeneye essence, akeneye kuzasubira kuri teri kugira ngo agire ibyongera kugaburira abantu. Ibyo bintu byose ugasanga rero n'ubukene, n'ibibazo. Kiramani yageze ahananirwa, yarabanje kubita Pranka ngo cano bazibye kugira ngo arebe ko hari uwamugirira neza. Kiragiye cyo bari bazibye. Itonde ntacyo ubwo bari bazibye. Urumva? Ariko ubwo bimbwiye ubwo ndabyemeye. Ariko nge nawe nabifashe nka scam. Aya bari bazibye cyane ahubwo. Urumva? Rero uri kumva hariya nahubwo nimba bari bananazibye kugira ngo zigaruke yashoyemo amafaranga. Yashoyemo amafaranga ahubwo niyo minsi atarari gukora. Kandi niyo minsi atarari gukora. Rero kuba Kiramani yake nanone ahangaha. Sinajyaho ngo muvebe, kuko burya ntago bikwiriye. Nyine uramutse usetse umuntu wagerageje ngo nuko ananiwe waba uri ikimara. Urabona Kiramani ubukene butari buze kumwica, ahubwo bari bumufatire bafatire n'urugo. Yesu ubwo yabura n'amadeni afitiye abantu. Rero nuvuga ngo Kiramani biramusaba abatera nkunga. Ariko kandi wibuke harya n'uwe mukobwa bagiranye ibibazo ngo yamukuye muri timu ko wagira ngo Miki yasize amunereye ku muryango. Kubera iki kandi? Kuva uyu mukobwa Miki yava kwa Kiramani. Kiramani yarwaye isereri. Kiramani nje y'amakuru nanafite. Basigaye bahorera inige ebyiri zidahinduka mu rugo. Iwabo mu rugo? Iwe. Niba bari kurya iyendyo, umuceri na kawunga. Bimeze nabi. Nuvuga ngo rero Kiramani kuva uyu mukobwa bagirana ibibazo. Baba we. Miki yaravuze ati ndi imboga mbi. Ndakurahiye zaramururiye pe. Reka nose singibi. Nuvuga ngo buriya hari umuntu ukora business ariko ntamenye ukuguru ahagarayeho. Agafata kwa kuguru akakurimbura. Ni ukuvuga ngo uyu Miki yari yarigaruriye abakunzi. Natwe nkanjye njya nkunda umupira, abantu barabizi bose. Urumva? Ariko umunsi bafashe gutya bafata Rayon Sport bayiharita yade yarasaze, yari yirukaza. Urumva? Atangira bamuteruye rimwe aravuga uti ikipe ni, ariko bamute bamaje atsinzwe kabiri. Abafana batangiye kumuha nyine, yavuze uti ibintu najemo kubundi nari inyangamugayo, ntangiye gutera ikuzo mu bantu gute. Ubukene bwa Kiramani bufitemo uruhare n'uyu mugore Miki. Nawe muteye ubukene? Niwe muteye umwaka.
hari akavideo ejo bundi nabonye ka Nyambo nuko na mfito internet nari kukakwereka kuri Instagram umutipe bita Delio Gasana ari kumwirukana inyuma amwaka interview Nyamba ahita bataka abanyamakuru mwarasaze. Erega baje bavyemera abastari benshi hari amacano baba baremereye kujya baha ibiganiro kandi ntago ari ikibazo. Ubu nanjye hari cano ishaka kungura nuko turi kunaniranwa ku mafaranga ibintu yansabye byari bigoye. Yambwiye ngo sinzongeye gushyira ku kuri nyako nyishakira umukozi ni iwe niho nzajya ntanga ibiganiro ngo kandi ibyo biganiro ni na kimwe ku munsi yansabye byari byiza pe. Ariko yaguko bise nk'amezi 5 icyarimwe wabikora. Nje namubwiye ngo nampemba amezi 6 musinyire kontara. Yanambwiye ko content ari we uzajya uzimbwira ariko twapfuye amafaranga twapfuye amafaranga. Aho biragoye cyane ko umuntu yaguhagarika gukora kuri channel yawe urumva. Rero burya channel y'umuntu abantu bashaka kubona ukuri nyako kutari kwinjiza amafaranga kumutira ama-views n'ibiki ariko mfiteho abantu urumva kukwezi bashaka kumana miliyoni urumva nubwo channel itayinjije mfiteho bashiki banje mfiteho basaza banje mfiteho aba diaspora uzarebe channel yanjye 8% na Amerika. Nubango rero hari ibintu niyo mpamvu abantu babumva nsuza aba diaspora cyane. So rero kiramana ubukene urumvikana mwiba cano uyu yakomeje ashyira indi post ati gukena kandi ukize icyambere kuba ibyo ushaka gukora ariko ntago Nyambo musoje Nyambo tumujye kanze Nyambo mbanze muvuge nari nguhaye urugero. Hari amacano aba yarafasha aba ba Nyambo akabaha nk'utufaranga kavuga uti ninjye wo kuye kujya iki ikiganiro yaba ari ibikuvuzweho yaba ari n'iki kandi mwibuke ifoto iherutse gucicikana bavuga ngo ubu bwambure n'ubwa Nyambo bikaza kurangira ntazi ukuntu abiho bikavarinze bikarangira bikazimira ariko itangazamakuru mwibuka ko ryari ryamuzanye. Nyambo ni n'umuforowazi wanjye nakoze subscribe urumva ndi kwirinda kumugondagura cyane kugira ngo atayikuraho ariko Nyambo biriya bintu ntago byabitaramukomye ku mutima ahita abona ububi bw'abanyamakuru kubona umunyamakuru akaguruka rero ubu hari abo yagize inzika hari n'ibinyamakuru atakongera kwicaraho hari n'ibyo atakongera guha interview. Wasi nka Nyambo afite agahinda gakabije yatewe n'abanyamakuru none se ubundi ubona Nyambo akiri muzima ahubwo Nyambo so iyo uburebye imitekerereze uzarebe mu tuntu tugenda tuza tw'amavideo uzarebe ari ibintu Nyambo we na Titi bagiye bajyamo bakina ariko uza gusanga ibyo bagiraga urabizi bajemo baratwite hazamo ipuri yagiye hanze hazamo ibiki n'ibiki ibyo byose Nyambo yarabireba agakurikirana social media ntago rero byari gutuma aracyafite ihungabana ry'itangazamakuru. Rero kuba yarirukansa ahubwo nuko ubwo nabwo yamubonye atinze ahubwo yari kunyura ahantu ku buryo bataza no guhura. Erega abastari muri iki gihe bagiye guhura n'ikibazo cy'aba-influencer n'abanyamakuru bagiye kujya bagira ikibazo cyo kujya mu mahoteli no mu tubari bavuga ute se ningerayo nasanga oje ariko ni showbiz ntago byagakwiye kubatera ubwoba nanone. Rero Nyambo ntekereza ko kwiruka nanone si byiza kuko ntago namushimira icyo kintu kuko habageze yibuke ko nanone aba ari itangazamakuru nubwo abatari uwo nguwo wagostinze ukahagera ariko ibuka ko imbere gatoya ushobora gukenera uwo muntu wimye interview weho bikaguhera mu mutima nabwo ukarwara toroma kubera yuko unaniwe wibuka ko icyo wamukoreye. Rero nanone bajye bajya gukora ubugome baziga ubwo ni ubugome Nyambo aba yimye views umunyamakuru ubwo ni ubugome Nyambo ubwo abakoreye Gasana cyane yarabumukoreye ari Kiramani tumugarutseho aragira ati gukena kandi ukize icyambere kuba ibyo ushaka gukora bitakunda bitewe n'ingano y'amafaranga ufite uri kumva abantu bazi ko ukize. Icya kabiri ati
kuba ufite imitungo cyangwa amafaranga ariko ako kanya utayifiteho uburenganzira, konti iriho amafaranga ishobora kuba yarafunzwe cyangwa se network azanze cyangwa se iyo mitungo yarafatiriwe. Kambanze tuguze mama wa Kiramani. Kubera iki? Mama wa Kiramani ari USA, Canada. Naho hati. Kandeba bari. Ugiye kumutwereka? Nibutsa hari. Kajima tange ngayo stand. Ari hehe? Bayareka mwisuhurize. Yego. Ahubwo twibaze ngo iyo mitungo ni leta yayifatiriye, ni banki yayifatiriye, amafaranga ari kuri banki ahindurwa bloke n'iki? Ni leta, ni amakosa Kiramani yakoze, cyangwa ejo dushobora kwisanga ahubwo nawe atawe muri yombi? Kiramani Kiramani agafunga. Icyaborotse banki kikaboroka imitungo cyane muborokera muri gereza. Kuko niba ufite miliyoni zawe ukaba utaryamo ihene, ukaba ufite imitungo ukaba utayigurisha, nturi kugaragaza ko watse keredi. Kandi ntekereza ko keredi ntago yaboroka amafaranga ari muri banki, ahubwo yayikwiyishyura. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo Kiramani hari ibibazo afite twebwe tutazi, ahubwo agiye gutuma abantu babizenguruka bakabisesengura bakabimenya. Nkaho gukira ukennye ntibibaho. Ariko hano baturambiwe. Navuge ko akennye ahubwo. Navuge ko akennye. Yego. Dukomeze ku murongo wa 3 ati iyo mitungo ikaba yarafatiriwe. Hano kuba Kiramani yavuze ko zimwe mu ngezi zishobora gutuma ari mu bibazo. Yagarutse ko imitungo ishobora kuba yarafatiriwe, kandi harakana wigeze kugarukaho n'ubushize bigeze kuvuga ko imodoka yagurishijwe abantu babigira imikino, ariko uri kumva ko ari mu bibazo. Tugarutse hano ku cya 4, ku cya 3 ati kuba utanyuzwe n'ibyo ufite, mbese ufite inyota yo kugera ku birenze ibyo ufite, nabyo biri umuntu bitera ubukene. Icya 4 ati ngo kuba, mbese yivugaga ariko ikindi ngo kuba kubona iby'isi byose nta kirenze bitewe n'uko byose ntacyo wakenera ngo ubure kugura. Ati icya 5 ati kugira ibintu ariko ukabiburiramo amahoro bitewe n'itutu ufite yo kugira ngo utazasubira aho wahoze. Uyu Kiramani ngo abayeho ubuzima bw'amahoro makeya bitewe n'ubwabo bwo kugira gusubira aho yahoze. Baturebe n'ibindi. Ntekereza ko nuko abateruye, ariko Kiramani yagize abantu benshi bamugiriye ishyari. Ikindi kandi buri wasanga hari ibindi bintu bishobora gutuma ibyo bintu bifatira. Niyo mpamvu nashaka kuhinjira cyane, ahubwo we nabivuga bishyire ku mugaragaro, hanyuma tubimenye tubisesengure. Kuko ntago wajya kuvumbura igituma amafaranga yanjye nabikije bayaboroka n'iki. Je nimba mfite banki ahantu 3. Yego. Hose mfite uburenganzira bwo kubikuza nimba hari icyo mfiteyo, nanakoresheje telefone uretse hamwe. Kuko kuri Ecobank uko ari amanyamahanga, ariko ahandi mfite ubushobozi bwo kubikuza. None se ni iki cyatumye Kiramani ayo mafaranga atayemerera? Ni iki gituma iyo mitungo atayigiraho ubushobozi? Ibyo byo kuvuga ngo gutinya aho yavuye, ni ubuzima burihinduriza. Natinya aho yavuye azakora ikosa ajye mu igororero. Uri kubyumva? Rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo biri gushobora gutuma iyo mitungo atayigiraho agisa. Ni ibyaha nyine, birumvikana ni ibyaha. Ni ibyaha. Niba adashobora kwigurishiriza imodoka bakayimugurishiriza, harimo ikibazo nyine. Rero icyo kibazo nicyo yakagombye kuvuga. Ati kimwe mu bintu bimutera ubukene ati harimo kuba atabasha kwikorera ibintu byose igisaba serivisi. Nawe Justin nka kuno ukaba utazi kweditinga, usabwa kwishyura nta kintu na kimwe uzi kwikoretse kuba warafashe izina rikomeye. Nyine ubwo uwo mushinga uba wawibeshyeho. Yego. Uwo mushinga uba wawibeshyeho. Ni ibintu byinshi. Kiramani
uribuka hari umuntu wanahunze aragenda wamujyamo agiye gufata amafaranga muri banki miliyoni zirenze 30 na zingahe ayashira muri filime wamujyama yitwa Ndemana yanjye ndamwibagiwe we umwe